kwa kabiri uyu mwaka niba nibuka neza ni tariki 10 AFC M23 yashyize ahagaragara abakomando cyangwa se yapasingishije mu gisirikare numva bavuga no gupasinga basaga 7,500 hanyuma mu kwezi kwa 10 kwa 2025 ibihumbi bibarirwa muri 7,300 gutyo around aho ngaho cyangwa na 400 kwezi kwa 10 nabo bari abo ngabo bari muri za 7 iyo ukoze imibare usanga muri iyi myaka nk'ibiri niba nibuka neza ariko abo nabo nibuka ugateranyaho abo uyu munsi tugiye kuganiraho basaga 9,300 n'ibihumbi birenga 35,000 birenga 35 ufashe izo nshuro enye nizo twibuka ariko nari mbaze 3 ubwo ntabwo rushyizeho uyu ngubu rero ejo nibwo bashyize ahagaragara n'ubundi cyangwa se bapasingishije abandi bakomando basaga 9,000 9,318 abantu rwose inyeshyamba zitwa inyeshyamba zifite mu nshuro uhise wibuka mu buryo bwihuse 35,000 mu buryo bwihuse mu mwaka umwe oya mwaka umwe subwo ariko nibyo yaba ari dele y'umwaka yego yaba ari dele y'umwaka umwe sirikare cya FM 23 bose bafite gahunda kandi ndibuka ko icyo gihe mu kwezi ndumva ari nko kwa 9 ku mwaka ushize 2025 aho bita General Sultan Makenga aravuze ati tugomba gukuraho Tshisekedi ibyo bintu mwe mubizi ko ariyo mpamvu ya mbere mu pasinze musanze abandi mu joininze ARC Tam iyo urebye ubu ngubu ukuntu bimeze ibintu bijyanye n'ibiganiro biracyafite ibishingiro biracyafite gahunda biracyafite icyo umuntu yabyitegaho reka nkubwire nkurikije uko mbona n'imbaraga AFCM 23 ikomeje gushyira mu kubaka igisirikare cyayo mbona ko iby'ibiganiro ntago babyitezeho umusaruro nubwo batahwemye kugaragaza ko bo bashyize amahoro imbere kurenza ibindi kwicarana nabo bahanganye bakaba baganira babyemera ariko ibiganiro byatangiye babona ko nta cyerekezo bifite ari nayo mpamvu ubona bakomeje gukora ibikorwa byabo bibafasha kubaka cyangwa se kongera ingufu igisirikare cyabo mu bijyanye n'ibikoresho ho bakubwira ko nta kibazo bafite kuko umusponsor mukuru wabo ni FRDC bakubwira ko batangira bari bafite udukoresho turaho tubayabaye ariko ibyo bafatiye Goma bambuye Sadek FRDC n'abacancuro byabongera imbaraga zatumye bafata n'uduce bongeraho na Zabukavu na Uvira abyibuka neza bo rero ubu icyo babona gisigaye nukongera umubare w'ingabo zibafasha gukomeza kurinda aho bafashe no gukomeza kwavansa kuko baravuga bati ubu noneho turakomeje ngira ngo ejo twabigarukagaho dukurikije ibyo umuvugizi wa AFCM 23 twirwanaho yavuze Yuni Lawrence Kanyuka yagaragazaga ko rwose bakomeje ndetse sinawe gusa na Bertrand Bisimwa mu mvugo iteruye ariko ushishoje utawumva cyangwa se usesenguye utawumva aho iganisha yarabivuze ndetse na nuriya mu coordinateur wabo ni Corneille Nanga ntago basiba kubivuga n'umuvugizi wungirije Dr Oscar Barinda bakomeza kubivuga ko bo bazasanga umwanzi cyangwa se umuriro bazajya kuwuzimiriza aho uturuka batazongera kwemera ko ubasanga aho bari ibyo byose bibaye nyuma yuko ibiganiro byari byaratangiye ariko babivamo n'ubundi ugasanga ibyo bari bemeranijwe nkuko babivuga uruhande rwa leta ya Kongo ntago rubishyize mu bikorwa nabo bahanganye agahenge nta kigeze kabaho ntibahwemye kugaragaza ibitero ingabo za Kongo nabo bafatanya zakomeje kubagabaho ibi rero iyo ubonye ibikorwa nk'ibingibi byo bikorwa umunsi ku wundi bapasingishije abasirikare 7,900 ibi bitabikwereka ko bo icyo bari biteze ku biganiro nta kigihari ntacyo babona bigahita bikwereka ko bo
gahunda yabo ari ugukomeza kurinda abaturage nk'uko babyiyemeje. Ndetse rwose njye nta nubwo byantunguye kubona ibiganiro hariya bitaratanze umusaruro, kuko umunsi wa mbere bagenda naravuze ni okay reka turebe, ariko bakivayo drone na za HC4 zigakomeza gutera mu bice bya za Minembwe n'ahandi hari abasivile. Ese mbona ko ibi biganiro AFCM 23 yanze ko bazavuga bati dore n'ubundi n'intagondwa banze kwemera ko tuganira, yavuga ati twebwe tujye ku meza y'ibiganiro, ariko nta musaruro. Ibi rero ntago byatungurana rwose, AFCM 23 ikomeje ibyayo. Semugiye Corneille nanga muri Rucuru ejo budangaha hari ceremony sozaga cyangwa se umuhango yarimo abwira abantu ati rwose iby'ibiganiro ntacyo bikimaze, kubera ko kuganira na laya no kuganira n'umuntu ubeshya utajya wubahiriza amasezerano. Rwose ubu ngubu hagezweho ibikorwa tugakuraho Tshisekedi, kandi yurebye igisirikare cya ARC cyamaze guprovinga, keretse hagize igihinduka, cyamaze guprovinga ko gishoboye kandi rwose kirukankana umwanzi ari we FARDC. Ni umwanzi wabo n'ingabo z'igihugu, ariko kuri ubu ngubu ni umwanzi wa AFCM 23, kimwe nuko AFCM 23 ari umwanzi wa FARDC. Now bahise bapasingisha abasirikare abakomando basaga ibihumbi 900. Hakaba n'amakuru avuga ko hari ukwisuganya gukomeye cyane kwa FDLR ndetse n'abandi banyuranye bafatanya kugira ngo babe bashaka uburyo bafata cyangwa se bongera kwisubiza Poezero muri Sud Kivu, deployement ku rwego rwo hejuru muri Tanganyika. Ayo makuru ngira ngo urayazi ko yaboneye hamwe. Biratanga ubuhe butumwa? Mere ku ruhande rwa gisirikare, iyi AFCM 23 bwabyo gupasingisha abasirikare 9,300 ni biza bishimangira ubushobozi bafite buri kure y'ibyo wenda banagaragaza ku rugamba, kuko dore ngaha mu gikoni ni iki, ariko binagaragaza nyine ubundi bushobozi, kuko na za leta z'ibihugu gufata ingabo 9,300 passing icyarimwe ubundi ku mutwe w'inyeshyamba biragoye, kandi bakakubwira ko burya ngo mu gisirikare ngo abantu ngo berekana ngo bike ibyo byo bahisha n'ibyo byinshi. Niba koko process ari nk'isanzwe tuzi ku ngabo z'ibihugu, ariko byanashoboka cyangwa bikaba binarenzeho, kubera ko iyo bahuye n'abitwa ingabo z'igihugu nabo bakoze imyitozo cyangwa se amakosa amwe, tubona resultat. Kigaragara cyo nuko nabo bakurikiza nyine iyo procedure yifashishwa kugira ngo umusirikare byitwe ko ari umusirikare. Iyo cost yose nga 9,000 imibare bigiyemo ubwayo ishobora kugusaza, kuko bakubwira ko kugira ngo umusirikare nibura umwe mu byo twita ko biciriritse umwe rwose ayo mezi runaka yamare abashe kugira ubushobozi bwo kuba yajya kuri komba, kuri field arwanirira igihugu cyangwa se ibice, bo turavuga kuri aba ari kurwanira ibice bamaze kuribera, nibura make ku musirikare umwe bara nk'ibihumbi hagati ya 15 na 20. Ariko ibi ni bimwe twita byo kwiyeranja, ariko hari naho usanga umusirikare ahagaze $50 by'idolari 100 no gukomeza. Bakuvuga ko nk'imyitozo ya Navesel yo umusirikare umwe bari hejuru ya $1 miliyoni, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubu n'ubushobozi bwa gisirikare kubona ajyana n'ikimaze kugera cyangwa se byo bamaze kugira mu by'ubutunzi bufatika butuma nyine ibi bikorwa byo bishoboka. Tuze noneho ku cyo waruvuze, bamaze iminsi bavuga banagaragaza ko biteguye gukomeza binahuriranye. Iyi coincidence rwose iratangaje. Bamaze iminsi bavuga ko FDLR yimuye headquarter sigaye korera Baraka muri Fizi, nyine ubwo ni Fizi yose, ariko especially Baraka nk'umujyi mukuru hariya muri Fizi. Kandi ubwo kube FDLR hariya mu buryo umuntu yavuga butaziguye, ubwo nyine bari kuduhamagara ngo tugiyeyo. Nicyo bisobanuye niba FDLR yo kandi icyo ikora ari ukwica abantu,
guhungabanya Kubambura umutekano ibyabo. n'ibindi, kandi inshingano yacu natwe ari ugukora ikinyuranyo cy'ibyo bakora. Ubwo nyine bari kutubwira ngo tujye muri baraka. Hara ntacyo batavuze, bagaragaje ko bashobora kuba bari mu nzira zigana muri baraka kujya gushaka ayo babarwanyi abizo FDLR Wazalendo cyangwa se FARDC. Bihurira rero n'andi makuru avuga ko hari deployment ikomeje igamije kwisubiza poizero by'umwihariko muri Tanganyika, Kalemi n'ibindi bice. Hari ingabo zahawe imyitozo n'abanya-Israheli. Izo ngabo ziri kubanza kunyura mu Burundi, niho bariho bimuriye base militaire, nibikubiye mu byo bivugira, ubundi zikavayo ziza mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi coincidence rero mu bya gisirikare, ingabo zabo nabo hamaze iminsi ari amashusho acicikana kuri murandasi avuga ko nabo bari kongera ingabo muri Kivu y'Amajyepfo, nizo zo ku ruhande rwa Perezida Felix Tshisekedi n'abafatanyabikorwa be. Icyo tugiye kubona ni inkube ebyiri nyine zigiye kwesuranira mu kirere. Hanyuma rero mu bya diplomasi tunabihuza n'ibi bya gisirikare. Diplomasi Kinshasa imaze iminsi ifite ibihangayikishije. Ngira ngo iyo ngingo turaza no kwiganiraho ibijyanye na referendum. Yes. Kinshasa niho imaze iminsi amaso ni hari. Amaso, bitekerezo, attention isa nkaho iri ku rwego rwa diplomasi cyane kurusha igisirikare. Ariko nibikuraho ko hari amasezerano amwe n'amwe atangwa, ngira ngo nko mu kwezi gutambutse ubwo ekipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageraga mu kisi kanitwara neza ikagera muri round ya 32. Murabyibuka ko ari amasezerano Perezida Felix Tshisekedi yatanze. Amwe muri ayo ni ukwisubiza ibice bitakiri mu bugenzuzi bwabo. Nubwo iyo attention iri kuri iyo diplomatic side cyangwa se nyine urwo ruhande rwa diplomasi, ariko arakizirikana abaturage avuga ko bamaze imyaka hafi kabaka bibiri bafashe bugwate. Kuva mu kwa mbere kwa 2025 kugira none mu kwa 8 mu kwa karindwi kwa 2026 yumva nyine ko bana bari mideni. Kukarabara ko abo baturage be bari mu ibyo bice bifitwe na M23 wabibara nkaho bafashwe bugwate. Ngira ngo wagiye ubona n'amatangazo yagiye abikurikira, bigira naho ashaka kwambura status abatuye bira bice, avuga ko batakira abakongomani. Abantu barabyibuka avuga ko hariyo hari gutuzwa y'abanyarwanda. Kinshasa nibo babyivugiye. Ariko nyine ako kantu ko kumva ko agomba kwisubiza bira bice ni kabura. Ubu nubwo attention military full attention iri kuri poizero nk'igice kiri strategique giherutse gufatwa vuba aha, ariko n'ibindi bice byose birajyanirana. Hanyuma nyivuga kuri diplomasi bisa nkaho urugendo haje mu gusitara gato kubera ko urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga hari uko rwabitangaje turi buze kubikomoza mu kandi tugera kuri iyi ngingo. Hajemo gusitara gato ariko bidakuraho ko urugendo rwaba rukomeje. M23 nayo ikemeza ko nayo ikeneye gukomeza kwavansa nyine. Ikindi nayo ikaba ari bamwe mu batari kwishimira ko cyangwa se badashyikiye urugendo rwa referendum rugamije guhindura article 34 mu itegeko nshinga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuze ko n'abagabo babiri bari kugerageza kurwana no kubagarira yombi, nta wuzi ngo nirihe rizamera. Ariko ibyo binahure nuko n'abaganira ubwabo baganira. Tutavuga ibi by'intambara ni passing niyo diplomasi iri gukorerwa Kinshasa. Abantu birengagiza ko ejo bundi aha mu cyumweru gishize Igoma Madame Viviane Van de Per n'abasirikare batatu ba FARDC bageze Goma. Ibyo bikurikirwa n'indi nama ya EGVM yari mirigirwamo uko hagomba kubahirizwa ibyavugiye mu biganiro bya Dore. Nukuvuga ngo ni ukugerageza kwicisha inyone byibuye rimwe, kuko urareba ku ruhande rwa diplomasi hari biri gukorwa. Iyo EGVM herutse guhurira Goma, Madame Viviane Van de Per azanye n'abasirikare bakuru, ngo yari umukoloneli umwe n'abamajoro babiri niba nibuka neza, bikanakurikirwa niyo ava nuko kwavansa mu bya gisirikare byabaye cocktail, byabaye agatogo. Ariko uko byamera kose icyo M23 iri gushyiramo ingufu n'imbaraga kuri ubu ngubu, nge ndabona barimo
barashyira umusingi mu ruhande muri military wing yabo, mu ruhande rwabo rwa gisirikare nirwo bari gushyiramo imbaraga. Urabibwirwa n'iki? N'ibice bamaze iminsi bari kwigarurira, ariko unabibwirwa nanone n'imbwirwa ruhame cyangwa se statement za bamwe mu bayobozi babo, uhereye kuri Corneille Nangaa, uhereye kuri Bertrand Bisimwa, Kanyuka, ndetse nimwe ni speech ya Makenga hano ari Canzu, yongeye kwibutsa aba pasinze ko intego yabo ya mbere of course hari ukurinda abaturage mu bice bari ariko no gukomeza. Kinshasa bayivugaho kenshi, ubutegetsi bwa Kisekedi buvugaho kenshi. Hanyuma waza mu bakuru mu bya diplomasi, kuko Makenga ubwe yivugiye ko General Makenga rurimi imvuga n'igisirikare, ngewe rurimi rwanjye n'imbunda nibiturika muri rusange, rwo rurimi numva. Ariko bo twita abadiplomati bo bamaze kuvuga ko umuhuza abaye Bergera, bamaze kuvuga ko umuhuza yamaze kuba selective, yafashe uruhande arujyaho arasinziriraho, baricwa, akabe nabo bafatirwa ibihano. Abaturage bari mu bice byo barahunga umunsi ku munsi, babaye impunzi, ibihano bigasitiri bikagaruka kuri babandi byitwa ko ari abarinzi babo. Ngira ngo abonye raporo yashyizwe hanze kuwa mbere iki cyumweru turimo igaragaza ko muri Masisi guhera mu cyumweru gishize ibihumbi byahunze kubera imirwano yari yadutse muri biriya bice, naho ngo muri za Warikare, ku rugabano rwa Masisi na Warikare, rwa Masisi na Warikare. Ibyo byose, iyo combination ya byose iragaruka mu gihe abiyita ba expert ba UN ndetse n'abitwa ko barebe imiryango mpuzamahanga irebera uburenganzira bwa muntu, iyo bo baje gukora evaluation baza barimo bararebana na IFCM 23. Iyi IFCM 23 baza barebana nayo gute, bayifatira ibihano abayobozi bakuru babashinza ibyaha by'intambara, gufata ku ngufu, gukoresha abana mu ntambara n'ibindi byose bibi byakitwa ibyaha by'intambara. Anacyo gituma bahindukira bakavuga bati umuhuza abaye Bergera. Kubera iki? Kubera ko bisa nkaho hari kwibanda ku ruhande rumwe gusa. Unyemere rero nsoza ingingo muzaho mbihuza n'akandi kantu gato. Ngira ngo ku munsi w'ejo hari amakuru yiriwe sirikira avuga ko JKK cyangwa se Joseph Kabila Kabange ari muri Sud Kivu. Yagaragaye Sud Kivu avuye Nairobi. Nairobi tuzi ikisobanuye, ni umujyi ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko wabaye igicumbi cy'inama z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo. Ni umujyi bavuga ko wageze aho uvukiramo iyi IFCM 23. Abantu barabyibuka 2023 niba nibuka neza, sindi kwibuka ukwezi, ni ukwa 10 ni ukwa kangahe. Iyi IFC ivukiye Nairobi, abantu barabyibuka. Icyo gihe banasaba ubutegetsi bwa William Ruto ko hari icyo bwakora, bavuga ko bagendera kuri demokrasi, ibyo rwose batabikora. Iyo coincidence y'uyu muyobozi wahoze ayoboye ko nk'imyaka 18 Perezida Kabila bivugwa ko ari umuyobozi w'icyubahiro wa IFC. Iyi passing, iyo deployment iri kuva ku ruhande rwa Kinshasa nuko gusitara mu bya diplomasi, ibi byose aho biganisha abakongomane, especially abari mu karere k'intambara, n'ubuhunzi, n'impfu za hato na hato kandi zidafite uwo zizabazwa. Tutazi ngo ni IFC cyangwa se tutazi ngo ni ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko nk'ubutegetsi bwo buvuga ko buri kurinda ndetse buri guhangana n'ishyamba. Ubwo bo bigomba kubazwa ni babandi bo bahora bavuga ko umuhuza cyangwa se ufite izo nshingano zo kubaza yabaye Bergera. Kubera iki? Byinshi mu byo yahawe. So niyo angle ngene kubibona. Hari ibintu bibiri mbona byo mwavuze rwose bisobanura ibintu byinshi. Hari ibintu bibiri mbona. Iyi ni message ya deterrence, no kuvuga komando 9,300 na ingunga imwe ku bantu bita terrorists, ku bantu bita inyeshyamba, yewe wumva ko uteganya gukora riposte ukisubiza ibice byose uko byakabaye, guhita bapasingisha abasirikari 9,000 ni message ya deterrence. No kuvuga ngo noneho abantu twabashije kubatsinda tutaragera kuri urwego, urumva kwiyongeraho abasirikari 9,000, ariko uziko bihugu byinshi rwose no mu Burayi bihari bitagira abasirikare bangana batya, za Liechtenstein, za Andorra, za Iceland, abantu barabizi, za Monaco, wenda ni uduhugu dutoya, ariko ushobora no gusanga tunenda no kungana nuko M23 hiri ingana gusa na context si zimwe, kubera yuko conflict iri hariya
mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko yakabaye bitandukanye cyane nuko ibi bihugu nyine bidafite abasirikare bimeze izo Zaire Maurice n'ibindi bihugu na conflict zikunda kuba nyine ariko icyo nakubwiraga nuko kupasingisha abasirikare basaga 9,000 icyarimwe uri umutwe w'inyeshyamba ni ikintu kidasanzwe kubera yuko hari n'abasirikare n'ibihugu bitagira abasirikare n'ibihumbi 5 bageze no ku bihumbi 5 rwose now no kuvuga ngo twabatsinze tukiri wenda abantu batariyongera ibihumbi 9,300 none abantu bari we trend twamaze kubapasingisha abandi ni message ya deterrence kuri FARDC ndetse na coalition yawe yose ko yakabaye ubu n'ubutumwa bwabwo ariko noneho bishobora no kuba na leverage muri negotiations kuko M23 ntiyigeze ivuga ko ibiganiro bivuyemo kuva mu biganiro wenda ishobora kuba bivuze indirectly ariko sinibwira ko muzigera mubona cyangwa tuzigera tubona bavuze bati ntabwo tuzongera kwitabira ibiganiro aho babahamagara bazajyayo ariko ni choke and fight no kuvuga ngo ganira ariko unarwane now no kuvuga iyo ufashe abasirikare nk'aba ngaba bakomanda 9,300 ukakamacinga uberekana mu buryo buri well organized ugereranije no kubundi nyeshyamba ziba zimeze rwose hari wagira ngo ni igihugu kabisa mu commander in chief ari yarahari baramurinze bagize gute protocols niki ubundi habuze ibendera hari nabonye rwose mu kunyura mu basirikare ubona rwose protocols zimeze neza no kuvuga erega burya mu biganiro harebwa ibintu byinshi mu biganiro iyo umuntu afite hari uburyo afite icyo avugiraho reka mvuge gutyo buriya iyo umaze kubwira umuntu ngo giye mfite imbaraga ukabimwereka turarwana tugere ngo utsinde n'iki ariko nitwe no kuganira buriya iyo mugiye kuganira ntabwo azayishyize hejuru ibyo biri natural kuvuga ni bishobora kubafasha mu buryo mu gihe haba n'ibindi biganiro izindi round of talks n'iki bijyanye n'uko ibintu bimeze hariya abantu bashobora no kuvuga batari ko muze twongere tugiye tuvugana icyo gihe kaba ari akandi kantu kiyongereho cyangwa se ikindi kintu kuko nk'isakaro nabangiye kukaminimiza kiba ari ikindi kintu kiyongera uvuga ngo twari tuzi ko mufite abasirikare cyangwa barwanyi ibihumbi 25 n'urugero hiyongeye 9,000 abantu ntabwo ari abo gukerensa ibyo ni leverage rero cyangwa se n'uburyo mu biganiro bishobora kugufasha ariko na internal cohesion nayo ishobora kugira kuko hariya niba abarwanyi ba M23 bari basanzwe bazi yuko bari guhatana ari ibihumbi ubwo ndi gufata urugero gusa kuko bibare yose ko yakabaye biragoye ko wayimenya niba ari 25,000 bakaba biyongera 9,000 ngira ngo umuntu yumva ko biboostinga moral umusirikare wari usanzwe hari arwana aravuga ati tugize andi maboko okay wenda turaza kugera ku ntego mu buryo bwihuse kurusha uko byari bimeze cyangwa se mu buryo bushobora kutworohera kurusha uko byari kugenda ibyo byose nibyo umuntu yatekereza ariko ibyinshi mwabivuze ariko ikindi kinakomeye nuko ibijyanye n'ibyo guhindura itegeko nshinga byaniyongereye mu kintu